Kunzwe kamwe. Sure. Narakunzwe ndakundwa ko. Ndakundwa ko. Ndakundwa Ako kantu urimo kumva ariko ngo ndakundwa koko ongeraho koko. Hari icyo bita gukundwa ariko kongeraho na koko. Koko nyine handi bita wemera ukavuga utubunda ngiye. Uragiye nyine usanzwe ugukunze. Agukunze koko. Kunda umwana ku buryo akubwira ngo ndagukunze koko. Umva ko umugabo Ibyo bimutere kugusanga. Umva nyine mubwiye umugabo yarushe byo kwirirwa hesha ngo umugisha. Reka. Arabiruha birangiza. Yaganze hesha nanazibatiza. Mufite amatermine ariko muri kungurisha mwebwe. Muri kungurisha ariko naje. Turakomeza. Urakundwa koko. Ndakundwa koko numva ndabyemeye ndavuga nti ibi bintu bitandukanye n'ibindi hari gukundwa no kumva urakunzwe koko ati ibi bintu ndabyemeye kangende mama w'abana 4 wow nta muntu ushobora kubibona imfura yo yayise ngo iki umwana wanjye yitwa Akariza na amazina ajya gusa Agatesi Akariza bivuga akantu ka mbere bivuga uyu ntabyazi babwita umwana wa mbere w'imfura n'uburiza ikintu kije mbere none rero n'izi kiyagwanda uburiza bambwira ni imfura umwana wa mbere none se ntabwo uzi amagambo asobanura akina akantu kagafura nyine kari soft akumva akantu kari soft ya akantu kari soft kagafura Akariza nyine agapfura kaka beauty ariko ntekereza ko ari na beauty maze ntubibona ni keza ega isuku igira isoko avuga ngo mugihuba mwita gusererezanya ntibizemo Gatesi ni umumama w'abana 4 abana 4 abahungu 3 umukobwa umwe nkaba mba muri Kenya wow I Nairobi muri Kenya cameraman ngarashaka ngo guturayo da ni karibu ini gutwereraza siyambaza ibihugu by'inshuti oya ngiye cyo nzakora nzakwakira yego rata sindiyo none kukwakira bivuze iki se nose kukwakira bivuze iki kukwakira bivuze kuguha urara ukabona n'icyo urya ntabwo bakagira ngo ndataha ukakirwa nk'umushyitsi nabuze ukuntu nanzataye imvura yaguye rata ntuzamwiteze reka ndakuzi Akariza ntago nabyo reka ushi ariko ari gihe wakwikurira ikishi ari umwana ariko utari umuganga ushiganda ndakuzi ntawamenya ubwo hesha ingo y'umugisha kubiremwa biri aha ngaha ibindi byihorere nitwa Gatesi Jeanne ariko avuga gahoro we uramwumva waraninda ngarakangutse none se ko wavuze ko hano hari hoteli nyine urumva arakangutse mukanya arinjira mu kiganiro ngo yitwa Gatesi Jeanne gazina ni sawa ushatse kuvuga yuko ngo ari umuntu w'umutesi uri aho ngaho tu Gatesi izina ryo muntu hari umuntu wavuze ngo ni umugani ariko si njyewe ngo oya barabivuze nasanze babivuga mbabarire cyane nasanze babivuga ngo papa ntakwanga akwita nabi ni nabi ni neza ni nabi ariko yakwise neza yakwise neza rwose barawucuritse kuri wowe barawucuritse shuwa wewe witwa reka baze kamera Okay turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro Inside My Heart mukurikirana cyane kuri Ringa TV show
abakunzi bayo tubahaye ikaze mwese. Uyu munsi turi kumwe rero n'umutumirwa mwiza cyane, umubyeyi ushima Imana, umubyeyi nari ntangiye kumuvuga ariko mu kanya araza ukajya aratubwira ngo mbese hari byinshi aduhishiye, reka ne kubyinjiramo cyane kuko njyewe wenda hari bimwe nzi, ariko reka ne kubyinjiramo cyane. Ndabeshya ariko se bimeze bite ko ndeba ntazi ukuntu bimeze? Oya, nta mpamvu yo kugira imbeho, kandi turi mu bihe byiza, turi mu munsi mwiza cyane. Ni ugushyushya cyangwa mu kanya urashaka kureba ibiremwe? Ndakumenyereye akari barahesha ingo y'umugisha kugira ngo ibibazo yari afite bitangire bikemuke. Tukirimo gutangira rero turi kumwe na Zebra Boutique hoteli iri mu mujyi mu Kiyovu, imeze neza cyane. Abantu bose bahanyarukira bakareba, hari amahumbezi, bavuga amahumbezi. Ntarimo kubarira umwanya rero ndagira ngo twakire, cyangwa bajya bagusanga bagurire bahansange nyine umuntu abakomeho kamwe ntacyo bitwaye. Babwire ikiganiro cyahita kibara yiva ako kanya. Reka tukomeze, ndakubuza ubwo watangiye kuvuga ntago amagambo yawe reka tumuhe umwanya rero. Turi kumwe n'umubyeyi nk'uko nabibabwiye, reka atangira twibwira hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Ntimucikwe, barararitswe. Karibu. Amakuru uraho? Nitwa Gatesi Jeanne. Ariko avuga gahoro we, uramwumva? Araninda ngarakangutse. None se ko wavuze ko hano hari hoteli nyine, urumva arakangutse. Mu kanya arinjira mu kiganiro ngo yitwa Gatesi Jeanne. Gazina ni sawa. Ushatse kuvuga yuko ngo ari umuntu w'umutesi uri aho ngaho tu? Gatesi izina ryo muntu. Hari umuntu wavuze ngo ni umugani, ariko si njyewe. Ariko niwe uvuze. Oya, barabivuze, nasanze babivuga, mbabarire cyane. Nasanze babivuga ngo papa ntakwanga akwita nabi. Ni nabi ni neza? Ni nabi. Ariko yakwise neza. Yakwise neza rwose. Barawucuritse. Kuri wowe barawucuritse? Kuri nge barawucuritse. Shuwa? Wewe witwa nde? Reka baze kamera. Gatesi Jeanne. Gatesi Jeanne, komeza twibwire. Ntabwo turakumenya, ntabwo turashaka kumenya Gatesi Jeanne. Gatesi Jeanne, kuki bakwise Gatesi? Mbandagaga neza ngo nzateta. Ubuzima bubaho bwo guteta, kwishima, kuguka neza. Yego, nibyo ntekereza. Bakuragaga neza. Wow. Uzi ko umurage maze nkurikije icyo umbwiye, umurage ushobora guturuka no kwizina umubyeyi yakwise. Sure. Wow. Ababyeyi murabimwumva. Hari abana bamwe usanga yitwa ngo twige kwita abana bacu neza. Nzamurerera icyo Imana yamumereye. Bivuga Daforoza ni mama wanjye. Ibintu birahuriranye. Ntuze gushyiramo kiritike zitari nziza kuri iryo zina mama wanjye. Arakora atagiye kuzamuhanuza. N'ubundi muri iyi minsi bajya gumbeshya, none twaje gusanga ari byo. Ndayarya rero. Ituro ndarirya muri iyi minsi. Ariho numvishije mu minsi yashize ngo bazi n'igiki. Izina se? Izina. Uzanye byeri. Ngo uzanye byeri ngo bazi n'igiki. Bazi n'igiki bababwiriyemo. Ariko ayo mazina leta y'u Rwanda yatanze uburenganzira ku muntu wese wiswe izina kumva ritameze neza, ritamuryoheye.
agenda rihindure ariko ngo bica mu rukiko bitwaye iki se nushaka ujye kurega ujye kuburana tanga n'amantuza y'urubanza ntangahe se amagarama y'urubanza ariko sibwo ibihumbi bitageze mu bihumbi 3-2 byakubuza guhindura izina uzitwa imyaka yose y'ubuzima bwawe ntago nanizi ko arayo ntago amafaranga bari menshi enewe ntago mvuze ngo ni 2 cyangwa 3 ntabyo nzi neza byasaba gucekinga umuntu akareba ariko nanone biza kujya kwigira umuyobozi oya byasaba kureba byasaba kwitegereza umuntu agasoma itegeko uko rivuga ntago umuntu yapfa kuvuga ngo avuge ngo naya ngaya ariko icyo nari nshatse kuvuga nuko nzi neza ko atari amafaranga menshi ukurikije agaciro izina rifite ku muntu by the way izina ni ikintu kibi cyane ukurikije agaciro izina rifite ukurikije agaciro cyangwa se n'uburemere umubyeyi yaba yakwitanye iryo zina ni byiza yuko burya bakwaturaho bitewe n'amarangamutima cyangwa se n'igihe harimo bitewe n'igihe harimo hari ababyeyi benshi babyara bababaye cyangwa se abagabo baba barababaje ugasanga izina mwise ririmo rirajyana na cya gikomere yari afite buriya wasanga nge papa wanjye yaranyise iryo zina ari mu gihe cyo guteta cyangwa ari guteteshwa cyangwa yifuza ko nanjye ariko byazambye uzi yuko binashoboka ko umubyeyi ashobora kukwita izina ari contraire y'ibyo arimo cyangwa nk'agafaranga umubyeyi ashobora no kwita izina ari ikinyuranyo cy'ibyo arimo gucamo uti kubera iki imbusane z'ibyo arimo guca byageze igihe nkavuga ngo ubuse ko kera nayo ndi gatoya bakanyita gatesi nkaba narakuze uwarihindura ukitwa mutesi cyangwa se gitesi cyangwa oya rutesi ni iry'abagabo muri iyi minsi rero ibintu byose bisigaye bigira amazina yose umuntu asigaye yitwa kandi bikagenda neza yego so papa rero yakwise gatesi hari icyo yashakaga kukubwira cyangwa se hari n'icyo yashakaga kubwira abandi bazakumva yego niko ntekereza nanjye ntabwo wigeze ugira amahirwe yo kuganira nawe ngo umubaze ngo mbese gatesi washaka kumbwira iki papi yagiye akiri mutoya ntabwo nabashije kuganira nawe ngo umubaze ariko naje kumenya ariko ari sister wanjye wari inyisi ntabwo ndabona umwanya wo kubimubaza ariko aherutse kubimbwira yuko wari inyisi ambwira ati burya ni njyewe nakwise gatesi kubera ko papa wanjye yamukundaga rero araryakira araryemera basi abizi rero kera aho twaribatirizwaga njye ako kajani ninjye nakishakiye ariko ntumbaze uko gasobanura ariko numvaga ari nka Jeanne ibintu nk'ibyo ni Jean wumvaga ari utuntu umukobwa w'umugore wumvaga ari utuntu donc ari utuzina tujyaniranye twiza turi sinyore donc turi sweet somehow sweet ibintu nk'ibyo izina ryaje kuba muntu se gatesi gatesi yaje gukomeza kuba gatesi anyway ushobora kuba warakuze uteta ariko se waje gukomeza guteta n'ubu ndacyateta niyo nabuze umuntu ntetesha njye nditetesha umuntu ashobora kwitetesha gute ko nditetesha hateta umuntu ukunzwe ufite n'abatekera iyo nababuze rero ndabyikorera ndikunda nkanitetesha nkitwa gatesi bikavamo wigeze ugera mu gihe cyo gukundwa koko urakundwa ku buryo ubona umuntu ugutetesha atari papa kuko papa of course yagomba kugutetesha mama yagomba kugutetesha birumvikana ariko ndibaza nashaka kumenya gatesi nyine iryo zina guteta byaragukurikiranye cyangwa nagukurikiranye uri kumbaza ndagira ngo tuganire ndumva byarankurikiranye nk'uko nabikubwiye kuko n'ubu ngubu ndacyateta iyo biza kuba bitarankurikiranye n'ubu mba narabiretse njye mbona nzanabisazana ntabwo wateta hariho n'aho ubona ugiye guteta ukabona ugiye gutetera wenda n'utabishaka cyangwa udafite umwanya ariko nawe iyo umarije uhita uhagarika ukamenya aho ugomba gutetera iyo mikino iyo miteto ukamenya aho uyijyana ukamenya ahantu hari ababona ibintu by'imiteto atari imiteto ahubwo ari tubivuge mu kinyarwanda tubivuge tubyerure ukabona urimo waterese sebe
sindiyo urabona akabona aho kugira ngo wagira ngo ugiye kumutetera akabona sindahura n'umuntu umeze gutyo wenda ngo ambwira turi kuntera isesemi n'iki ariko hari aho ubona ukabona apana ukabona nibyo ashatse kuvuga nubwo atabivuze yego cyangwa ukabona ntiyitaye ku byo urimo iyo miteto ntayitayeho ntayihaye agaciro hanyuma rero ukamenya limite zawe ukavuga utangaha kageze make birashoboka ko uwo muntu urimo urabivuga nk'umuntu ubifite experience ubifiteho experience rwose bifite imyaka inyemerera kuba naragize utuntu muto imyaka ufite irakwemerera kuba waraciye muri utwo tuntu guteta sometime rimwe na rimwe bigakunda ubundi ntibikunde ukabona umuntu ugutetesha rimwe na rimwe ntunamubone cyangwa wa wundi wari wabonaga wagutetesha ukabona ahubwo niwe feilinze ukabona nta donc aragutengushye aragutengushye icyo nicyo kinyarwanda nicyo kinyarwanda nyacyo ukabona aragutengushye bibaho ko umuntu ushobora kumwereka yuko wifuza guteta ndetse yanabikwemereka azagutetesha hanyuma akaza kuguhinduka urabivuga nk'umuntu ufite experience rega nabibonye nubwo hari byinshi utari natangiye mbabwira ngo ni umumama sinabivuze se yatubwiye ngo yitwa Gatesi Jenny full stop ariko nyine n'andi mazina y'abamama agira n'andi mazina y'abamama ndi umumama w'abana 4 wow nta muntu ushobora kubibona umwana wanjye yitwa Akariza ni amazina ajya gusa Agatesi Akariza bivuga akantu ka mbere bivuga uyu ntabyazi babwita umwana wa mbere w'imfura ni uburiza ikintu kije mbere noneho rero neza ikinyarwanda uburiza bambwira ni imfura umwana wa mbere none se ntabwo uzi amagambo asobanura kimwe akantu kagafura nyine kari soft ariko umva akantu kari soft akantu kari soft kagapfura Akariza nyine agapfura kakabyuti ariko ntekereza ko ari na beauty maze ntubibona ni keza ega isuku igira isoko isuku igira isoko avuga ngo mugihe bamwita gusererezanya ntibizemo Gatesi ni umumama w'abana 4 abana 4 abahungu 3 umukobwa umwe nkaba mba muri Kenya wow i Nairobi muri Kenya kameramani ngarashaka ngo guturayo da ni karibu iyi ni gutwereraza siyambaza ibihugu by'inshuti oya ngiye cyo nzakora nzakwakira yego rata sindiyo none kukwakira bivuze iki se nose kukwakira bivuze iki kukwakira bivuze kuguha urara ukabona n'icyo urya ntabwo bakagira ngo ndataha ukakirwa nk'umushyitsi cyangwa nabuze ukuntu nzataha imvura yaguye rata ntuzamwiteze reka ndakuzi Akariza ntago nabyo reka ushi ariko ari igihe wakwikurira ikishi ari umwana ariko utari mungana ushiganda ndakuzi ntawamenya ubwo hesha ingo y'umugisha ku biremwa biri ahangaha ibindi byihorere so dukomeje ikiganiro turi kumwe n'umubyeyi nabibabwiye kuri Ringa TV show from Kenya ntabwo avuye hafi avuye kure ntabwo ari kure avuye kure iyo tuvuze ngo twambutse imipaka tujya tubibabwira abantu bakagira ngo turababeshya uyu ubu tuvugana turi muri Kenya ubu twicaye Kenya Nairobi Zebra yageze muri Kenya ni ishami rya nari ndimo mbabwira ko turi kumwe n'umunyakenya kandi umunyakenya w'umunyarwandakazi hanyuma w'umubyeyi waciye mu bihe byo guteta kubera ko yari afite umutetesha ahereye ku babyeyi ndetse biza kuzamuka biba ngombwa yuko anashaka
birashoboka yuko yakomeje guteta cyangwa se atakomeje guteta, ibyo ngibyo ntabwo mbizi, ariko turi kumwe nawe arakomeza tuganirire, kubera yuko dukeneye kumenya byinshi cyangwa se dukeneye kumenya ibyo yadusangiza, kuko iki kiganiro gifite dukunze kwibanda kuri teme ivuga ngo ni inside my heart, cyangwa se ibiri mu mutima wawe. So mu mutima w'umuntu rero habamo ibintu byinshi, habamo ibyumba byinshi, ibyo byumba bibikwamo bimeze nka stock, bibikwamo ibintu rimwe na rimwe umuntu adashobora kubona, ashobora no kuvuga, cyangwa se ashobora no kuvuga. Hari ibyumba ubikamo ibintu ushobora kuvuga, ariko hari n'ibyumba ubikamo ibintu udashobora kuvuga bitewe n'impamvu. Rero iyo ustotse, iyo ibyo byumba ubistotse ukabibikamo ibyo bintu biza guhinduka. Jewe mu minsi yashize ndimo mvuga ngo iyo ubitse ibintu mu cyumba biza guhinduka nk'umwanda, biza guhinduka ifumbire, umwanda, kubera ko byabaye byinshi, warabidepse bikanuka. Iyo bimaze kunuka bihinduka umwanda. Iyo bitabonye rero ubisohora, cyangwa iyo utabonye uburyo bisohoka, bishobora kwica. zamura gaze ushobora kuzamura gaze, zamura uwo munuko rero iyo watunguye ukagera hanze, uretse no kukwica nawe ubwawe bishobora no kwica n'undi. Exactement. Hano tujya tubabona benshi usanga mu muhanda bameze nabi kubera izo gaze zazamutse. Ugasanga umuntu yahinduye ibitekerezo, yabuze ubwenge bitewe n'impamvu. Ugasanga bamwe hari abo tubona bimanika, tujya tubona cases nk'izo ngizo. So rero turagira ngo uduhe use n'utuganirira. Hari ibyumba biri mu mutima wawe byanga bikunda birahari, kandi bishobora kuba byaratangiye kuba yafumbire. Iyo bisohotse bishobora kuba hari abantu bishobora kuba byafumbira, bishobora kubafumbira bagakira bitewe n'uko wowe wabashije kubyitwaramo. Ndabizi neza yuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Niko Bibiliya ivuga. Nabibonye ko uri n'umurokore rwose, uri umukozi w'Imana. Dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ndagira ngo rero utuganirire muri makeya. Ese hari ibyo wabashije gustoka? Twatangiye tuvuga ngo uri gatesi nyine. Ese koko wakomeje kuba gatesi? Gatesi yabitse mu byumba by'umutima we guteta. Cyangwa byaje guhinduka? Murakoze. Uravuze ngo umuntu agira ibyumba bimwe aba yaragiye, kandi buri cyumba kigira stoke. Hari icyumba cy'uburiri cyo baryamamo, hari icyumba cy'ibintu, stoke, bitewe n'uko wagennye uburyo inzu yawe. Ubwo twavuze ngo umuntu ni inzu, tumwise inzu, kandi inzu ifite ibyumba. Nanjye rero uyu gatesi ni inzu, kandi ni umuntu, ni inzu ifite ibyumba. Buriya rero mu byumba tugenda tugira harimo ibyumba by'ibyishimo, aho ubika ibyishimo, icyumba ubikamo umubabaro, icyumba ubikamo ubuzima, icyumba ibintu nk'ibyo. Nanjye urumva ku myaka nubwo ntari mukuru cyane, ariko sindi na mutoya, rero urumva nanjye hari ibyumba nagiye ngira, ibyumba by'umubabaro, ibyumba by'ibyishimo, ibyumba ibyo bintu byose bigenda biba ku bandi, nanjye byambayeho. Gatesi wenda mvuga Igitarama, bahita Muhanga. Muhanga mu Ruhango. Harya ni Muhanga. Ni intara ya Muhanga. Intara y'Amajyepfo. Oh yes, ni intara y'Amajyepfo. Ibibazo. Uhaheruka kera rega ibintu byagiye bihinduka. Ni intara y'Amajyepfo. Iwacu ni mu karere ka Kamonyi. Bita ku
mugina wa Jenda na Kabugondo. Oho, ku mugina wa Jenda na Kabugondo. Turabasuhuje abahari, turabasuhuje abari. Ndahazi. Hari aho umuntu atagera se. Reka tuba twaragiye. Bakomoka ku mugina wa Jenda. Abantu bakomoka ku mugina wa Jenda. Ni heza, ni igiturage cyiza. Nta kintu habaye. Naho ngaho mvuka, nakuze ngenda umuhererezi wacu ndi Bucura. Bucura, whoa, that's why you are Gatesi. That's why I'm Gatesi. Abandi bo bajya bashyiraho Agatesi. Obviously. Cyane. Agatesi. Bakagize gato bakabije kukabembereza. Ngenda mbyikora buke buke ubunsigaye nitwa Mama Kariza. Iyo ni full stop. Imana yagize neza. Yaminduriye izina igitabo Mama Kariza. Yarakoze. Rero naho niho nakuriye igihe gitoya. Niga primaire birarangira, noneho ubuzima bwa nyuma ya primaire ninjiye segonderi nabubayeho mbubamo hano mu mujyi hafi hano hepfo bita kuri péage. Ni hano hirya gato, hano hepfo gato cyane. Hari hatuye sister wanjye mukuru w'imfura, urumva njye nari Bucura. Inshuro nyinshi, ibihe byinshi naho nabaga kugera ku gihe naje gukorera ubukwe. Nkora ubukwe ariho mba muri 2005 ndimukanye, ubwo urumva njya mu kindi cyiciro. Yego, uhindura ubuzima, Mana ihindura stati. Yes. Rero ubuzima bwa Gatesi na bintu byinshi, na bintu nari Gatesi nyine nkunzwe na famiye cyane, bake yabona bashaga kubona cyangwa abo twabashije kubonana. Kugeza igihe nashakiye, urumva njya gushaka nabwo narakunzwe kamwe. Sure. Narakunzwe, ndakundwa koko. Ako kantu murakumva ariko ngo ndakundwa koko, ongeraho koko. Hari icyo bita gukundwa ariko ukongeraho na koko. Koko nyine handi wita wemera ukavuga utubunda ngiye. Uragiye nyine usanzwe agukunze koko. Kunda umwana ku buryo akubwira ngo ndagukunze koko. Umva ko umugabo ibyo bimutere kugusanga. Umva nyine umugabo yarushe ibyo kwirirwa hesha ngo umugisha. Reka. Arabiruha arabirangiza. Yaganze hesha nanazibatiza. Mufite amaterminal muri kungurisha mwebwe. Muri kungurisha ariko naje turakomeza. Urakundwa koko. Ndakundwa koko, numva ndabyemeye, ndavuga nti ibi bintu bitandukanye n'ibindi. Hari gukundwa no kumva urakunzwe koko. Ati ibi bintu ndabyemeye kangenda. Icyo gihe nta wari kubitangira. Mbega urukundo. Iyo wamaje kwemera burya ntawe ugutangira. Avuga ati narakunzwe, ngiyumvamo, ndabizi neza ko hari umuntu. Ushatse kuvuga ko nta muntu ugutangira. Ushatse kuvuga iki? Iyo wakunzwe nta limite, nta muntu ugushyira bariyeri mu nzira. Fa kuba wabimenye, ukabireba ukabyitegereza ukabimenya, rero bigahura n'icyo wita urukundo kuri wowe. Icyo wita urukundo kuri wowe, iyo wamaje kukibona noneho nawe ugakunda, ubwo nta limite. Nubwo umuntu yakwitambika akavuga ati reka uyu muntu arahengamye, tubona ahubwo yemye. Agororotse ameze neza. Ukabona ikirenge kirareba inyuma, uravuga uti woya kireba imbere ndabizi. Avuga pana iki kirenge kireba imbere ndabizi neza. Icyo nicyo gisobanuro cyo kuvuga ngo urukundo ni impumyi. None waruzi ko je nagira ngo nuguhuma nyine bagahumiriza tu. Bakakurandata. Juste bakakuranda ukagenda ugahumiriza burundu. Burya nge ntekereza yuko iyo wamaje kubona wowe icyo wita urukundo kuri wowe, cyangwa uwo wita icyo wita igikwiriye kuri wowe, nta bindi wafashe umwanzuro kandi ubona ari icyo ngicyo, ubona ari cyo kiri cyo nyine. Nubwo abandi babona yuko atari byo, iyo wowe wamaje kwemera ukavuga uti uru ni rwo rukundo nari nshaka, uyu niwe muntu nari nshaka, ubwo ni ibyo, nta bindi. Bakobwa murabe mu byumva, ufata umwanzuro. Si ngombwa yuko undi muntu agushimira avuga ati woyana bimeze gutya pana. Iyo wamaje gushima icyo wowe wari utegereje,
cyangwa se icyo wibwiraga igihwanye n'amarangamutima yawe burya nta yindi shuwa uba ufite yindi. Yego. Nanjye rero icyo gihe nakigezemo nari mfite kiriteri zanjye. Utarakomeza birashoboka ko washima ariko hakaza abatuma udashima. Yes. Cyane cyane. Hanyuma ubyitwara mute? Icyo gihe we wakunze wanashimye ariko hari abarimo kukubwira yuko udakwiriye gushima. Udakwiriye gushima ibyo ntago ari urimo kubona ntago ari byo. Ntago rero umuntu ari ukwiriye kuguhitamo ibigushimisha. Nta muntu ukwiriye kuguhitamo ibyo ukunda. Iyo wakunze, iyo washimye uba washimye. Bitewe n'iki ntago twajya mu isoko njyewe nshima ikanzu cyangwa nshima inkweto njyambare mbona inkwiriye ntambuke numve niyo ngiyo nashakaga umuntu aze kukubwira ngo apana ntabwo ari iyi ngiyi ndabona iyi ngiyi imeze gutya na gutya wowe kandi uyihagazemo inkweto urumva ufitinga muri yo neza oya ntabwo aravuga ati apana ahubwo iyo bakweretse ibindi ubona apana atari ibigarasha ngo ni ibigarasha nari ibigarasha iyo bamaze kubona bwana neza ukabona iturufu ry'izindi cyangwa kitari cya jokeri ko rumva ngo kijya kirya ngo ni iturufu ry'izindi ngo yitwa bwana itari jokeri yitwa bwana indi bara 11 ibara 11 itari butuye ari akantu bita butuye ntabwo ari butuye arakara bita butuye mu makarita ako kantu wakita ngo ni akagarasha. Wari uzi ko niyo ariyo sindi kwibuka neza ukuntu bakina amakarita ariko urabizi ko kabutuye rwose bumva gateye ubute niyo kari muri za zindi zirya iyo ugafite ubona nta kizero ugafitiye ariko kakugoboka ku munota wa nyuma nyine nta kizero wari ugafitiye. So wihitiramo rero urangije urishimira nishimira ufata umwanzuro wawe. Ufata umwanzuro wanjye yego ndagenda ndashaka abantu benshi tutabihuriza ntabwo abantu benshi twabihurizagaho wanabwiraga memu nabo dusengana ko ngewe nakuze nakuriye muri ADPR nizemo ko école de dimanche ariko nyigamo